dukomeje kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda zacu. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Umuramyi Noah ahakomeje kudushyira mu bihe byiza byo kubana mu ndirimbo. Tubibutse kandi ko muri gahunda zacu tuba turi kumwe n'amarangi ya Better Pens, ni amarangi meza mu Rwanda aho wagera ku isi hose, ariko cyane cyane reka tuvuge mu gace duherereyemo ko ariho turi by'umwihariko mu Rwanda. Mu mujyi wa Kigali turahaboneka cyane, i Musanze, Rubavu n'ahandi hose mu turere ndetse no mu ntara zigize u Rwanda. Amarangi ya Better Pens ni ingenzi kuba wayashyira iwawe aho utuye cyangwa se aho ukorera. Imirongo iragaragara, ushobora kutubonaho aho ngaho muri comments cyangwa se neza no kuri ekara yawe urahabona iyo nimero, ushobora kuyiduhamagaraho hanyuma tugakomeza kugirana nawe ibihe byiza ntuve imbere ya televiziyo yawe. Turi kumwe n'umuhanzi rero, gira ngo urabibona turacyakomeje. Ubu ngubu ugiye kudushyiriraho iyihe? Tugiye kuvuga ko ibibazo byawe Imana ishobora kubihera ku murongo. Wiki ibirangiza ibivuna, ibitwika, ingeri 2 3 mbe igahera ku murongo. Icya kabiri, icya gatatu byose papa. Ariko kuri hari ibintu abantu benshi batazi. Buriya ibintu by'Imana bigira ibintu by'amabanga. Ariko kambabwira akabanga kamwe. Amen. Kubibihera ku murongo, haraha umurongo Imana iheraho ni ku kintu kiba cyacanye danje. Urabona cya kintu kiba cyacanye danje ku buryo haba habura nko ku munota wanyu hagashya niko bamwe ku buryo mbese ku buryo ku munota wanyu mubona byose bigiye kurangira. Aho ngaho icyo nicyo kintu Imana iheraho. Icyo ngicyo iyo cyacanye umutuku, iyo cyishyize ku rutonde rwo kukwica, iyo cyishyize ku rutonde rwo kukurangiza, rwo kugukuraho, icyo gihe Imana iba yakibonye, icyo gihe iba cyishyize ku rutonde rwa mbere. Hanyuma rero ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiro, ariko ngo byose azamukiza. Nuko irangije icyo ngicyo cyari kukwica, ihita ikurikizaho n'utundi twose ikaduhera ku murongo. Imana ishimwe cyane. Amen. 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 Imana ishimwe. Ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi cyane bikabije, ariko Uwiteka umunyambabazi ajya bimukiza byose uko bingana. Ibyago n'amakuba by'umuntu wubaha Imana ni byinshi, ni nka koperative, ariko Uwiteka umunyambabazi ajya bimukiza byose uko bingana. Ahera ku murongo habivunagura, ahera ku murongo habisyonyagura, ahera ku murongo habidihagura, kugeza igihe byose bishiriye. Ahera ku murongo habishwanyaguza, ahera ku murongo habidihagura, ahera ku murongo habivunagura, kugeza igihe byose bishiriye. Arinda amagufa ye na rimwe rivunika, ahubwo abamwanga badacirwa iteka. Uwiteka acungura ubugingo bw'umukiranutsi, n'abamwiringiye n'umuzakorwa n'isoni. Arinda amagufa ye na rimwe rivunika,
aho abantu bamwanga bazacirwa iteka. Uwiteka acungura ubugingo bw'umukiranutsi, n'uwamwiringiye ntuzakorwa n'isoni. Ahera ku murongo habivunagura, ahera ku murongo habishwanyaguza, ahera ku murongo habidihagura, kugeza igihe byose ibyawe. Ahera ku murongo habishwanyaguza, ahera ku murongo habidihagura, ahera ku murongo habishwanyaguza, kugeza igihe byose bishiye. Yewe mundurizwa n'ibigeragezo, humura Uwiteka byose arabizi. Ahereye ku bikomeye utareba n'amaso, n'ibyo ureba n'amaso arabishwanyaguze. Yewe mundurizwa n'imihangayiko, humura Uwiteka byose arabizi. Ahereye ku byakwica vuba utareba n'amaso, n'ibyo ureba n'amaso arabidihagure. Yewe mundurizwa n'imihangayiko, humura Uwiteka byose arabizi. Ahereye ku byacuranye ganje utareba n'amaso, n'ibyo ureba n'amaso arabivunagure. Ahera ku murongo abidihagura, ahera ku murongo abishwanyaguza, ahera ku murongo abivunagura, kugeza igihe byose bishiriye. Amen, amen, amen. Imana ibishimire. Reka mbabwire igitekerezo kimwe cyiza cyaramfashije, namwe kibafashe. Abaye umubyeyi mwiza, abyara umwana we w'ikinege, arakura, umuhungu arakura, aba umusore, abwira se ati izi ntambara ndazirambiwe, izi ntambara zo kuba njyenyine ndazihaze, ndashaka kurwana izindi ntambara. Isati mwana wanjye humura, dufite urumwe ruzananira, zatugirayo mwana wanjye. Nuko bajya kumubariza ibanga bya bindi, rw'amaboko atareshya ntaramukanya. Baramugora cyane baramurusha, kuko amaboko atareshya ngo ntaramukanya. Umusore aza guca ku bana baririmba neza, bavugaga ibintu biryoshye, bavuga cyane ngo Imana iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Ati ye baba we perezida we, perezida wa korali, ati karame ndakumva, ati ndashaka kujya muri iyi korali iraririmba neza. Umuyobozi ati nukuri kw'Imana nari ngiye kubyemera, ariko hari ibisabwa. Yoyoyo banza wiki igicu batizwe. Umuhungu aragenda arabitekinika, hashize icyumweru kimwe baramujandika. Cyongera kubona umuyobozi w'abaririmbyi, ati bisabwa n'ukuri kw'Imana nabyujuje.
umuyobozi w'abaririmbyi ati yababa we hasigaye kimwe senga nitwumva Imana yumvise gusenga kwawe tuzakwakira muri iyi korari yacu umuhungu arasenga amava amaze gukoboka amaze kumera nk'ay'ihene Imana yumva gusenga kwe imukorera ubukwe bwiza burataha ubu imiryango itabikunze nyamara ariko burataha inzu ubaka inshuti yanjye inzu ubaka niyo uzabamo inzu ubaka inshuti yanjye inzu ubaka niyo uzabamo yubake witonze yubake ukiranuka yubake wihangana yubake uca bugufi kuko niyo uzabamo hanyuma bajya gutura kure y'imiryango hashize iminsi mike bakabara nk'urubaraza dore ko batabihemberwa barahagera bati waraye muzehe ati naramutse bana banjye bati tugufitiye inkuru igurishwa ati kagira inkuru n'umunwa kuzibara ati ni wowe ufite umukwe abandi barabeshya ati hoya mwicinyagurira abana mwe je baba we yinesha umutwe umukobwa wanjye ndabizi yariyahuye yijyanye mu mazi abira ye baba we nakundi nabigenza narihanganye bati hoya ayo makuru ufite ntago ariyo uyu muhungu arakomeye ariya mazu meza ubona i Kigali amazi akomeye yageretse handi amazu aberamye amazu yitwa n'abasandino amazu akomeye acuramye niwe urimo urayubaka sebukwe aratangara yarafite umushinga yarabuze umutekinisiye yarabuze umwenjeniyeri ye baba we abarasubijwe ati nukuri kw'Imana ubwo ndarasubijwe ati nari narabuze umuntu nyubakishiriza inzu y'amasaziro none ye baba we ndamubonye ahamagara umukwe we yoyoyoyo ati ngwino ibirayi byabonetse umuhungu azayiruka ahageze sebukwe ati dore amasima dore amakaro dore amatafari dore amabuye dore ibyuma n'amabati n'ibirahure utangire ubakire soko inzu y'amasaziro nuko aranezerwa ati imboga zibonye abana uyu muzaza yari yaramemukiye mu mukobwa we nanjye ngiye kumwereka ko yari wa wundi utazi ubwenge ashima ubwe
agatangira kubaka agafata amakamyo 200 y'umucanga agakuramo 40 ataya zayagura akaburushete nirire n'undi nawe akora atarya agafata amakamyo 800 ya sima agakura 100 atayangaya yebawe nzayakoresha neza nishyura akadeni ko kuri banki ntibazongere kumvuzaho induru agafata amakamyo 900 y'amabuye agakuramo 40 atayangaya zayubakisha urupangu rw'akazu gato mfite ntibazongere kundebera ikizongerezi mu kanwa umuhungu arateka inzara yubaka bigeze muri finisaje y'ababukwe umuhungu ashyiraho ibirimba ashyiraho imitako inzira agenda iraryoha agenda iraberwa urebeye inyuma ntiwabonaga ko ari inzu nziza cyane utazi ko yubatswe wabonaga akataraboneka urebeye inyuma wabonaga ari inzu ikomeye cyane y'abadata we mana yanjye we umuhungu ayikurikira sebukwe yifubise amaso ibyishimo n'ibisazi biramurega byose birakomera ahamagara abakire ahamagara abavandimwe ahamagara inshuti ze ahamagara bene wabo ati nimuze twishime we akaraye karavutse nuko ikirori kiratangira ibirori birakomera y'ababagwe ababyinnyi barabyina birakomera tonda buri gihe ukanirya amenyo akora akazi bagezemo hagati umusaza asaba ijambo ni mu ijambo ariko ntabwo mwari muzi ko ni shefu y'ikariciye yanyu ati nari narababaze uyu mungu mubona nari nzi yuko ntacyo zimarira none ndabona iyo yagiye yaramenye icyo gukora musabye imbabazi pfukamye nababarire ndabimusabye umuhungu ati nakubabariye data bukwe ku mutima ati nzi icyo nakoze uzabimenya kikurundutse hejuru sebukwe aranezerwa ati mubakomera amashyi n'abantu b'abagabo sebukwe aranezerwa kuva yavuka nibwo bwa mbere yarababariwe uwo yagiriye nabi nibwo yarababariwe sebukwe aranezerwa dore ko imbabazi ziryoha kurusha ubuki sebukwe aranezerwa umwuka aramwibutsa ati mwibuke yuko ukwiriye kwicikira nk'umukire wibuke ko ubukwe bwabo utabukandagiyemo nuko yababakwe yababadata we umusaza areba mu bintu byose atunze abona nta sura bigifite yuyuyu hareba hirya no hino yebabawe hakubise
inzu mutupi, inzu nshyashya igezweho ikoze neza, ati yikwiriye umwana wanjye w'umukobwa w'imfura, ati iyi ngiyi ntiyakwiye guhabwa. Yebaga we ni ukuri kw'Imana, asaba ijambo rya kabiri. Yababa we mu ruhame, bati ijambo rarihorana mubyeyi. Yababa data we, data we, ati sinigeze nubakishiriza abana, sinigeze mpagera nari ndemerewe cyane, ariko n'ukuri kw'Imana ndabyibutse, ngiye kubaha impano mbashyigikire nk'umubyeyi. Yebaba we babona kuya kabiriti mu mufuka, data we yokadubi yari ndadefoye. Yebaba we babona atanze kado, abantu bari babimenyereye kuwo musaza atanga ibintu bya feke. Sebukwe yebaba we w'umuhungu, data we umuhungu aticyara, umukobwa we ati bwira so dusobanurire, wasanga yongeye kudutuburira bwa kabiri. Umukobwa mu kinyabupfura cyinshi ati data tumenyereye bikado bibyibushye, none turabona akabiriti. Yebaba we dusobanurire ukuntu tuzajya ducana. Umusaza aravuga ati mwabana mwe, reka mbafungurire kado nubwo mutabisabye, mbasobanurire ikirimo imbere. Yebaba we afungura kabiriti, data we kuramo imfunguzo, ati iki kirimo ni igiki? Abareba mwese bati ni imfunguzo yoyoyo, ati nk'umuntu wihaye sinatanga imfunguzo zitagira aho zifungura, reka abasobanurire. Yebaba we ati nizi y'inzira imbere yanyu, umukwe wanjye yayinyubakiye ngo nzayisaziremo neza, cyo yubatse mu ikoranabuhingwa ry'iki gihe. Inzu muri aka karere nta nzu nziza iyiruta, muri uyu murenge niyo nzu ya mbere. Yebaba we yubatse muri standard nziza, none 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 kuko mbabariye ndayimuhaye we, ndayimugabiye we, yuyuyuyu, ndayimuhaye we, yuyuyu, ndayimugabiye we, yuyuyuyu, ndayimuhaye we, yuyuyu. Umukobwa wanjye n'akabantu wose nari nkiriho, ndayimuhaye we, yuyuyu. Umuhungu yumvise ayo magambo sebukwe avuze, atekereje ukuntu inzu yayubatse, acurika umutwe hasi, ararira ararira, ati yebaba ndahobye we, zongera guhera nsaba Imana inzu, iriya nzu yari kuzamara imyaka 300, none ntizarenze ukwezi n'igice we. Yebaba ndahobye we, icyaruta nuko nayisenya hakiri kare, itazagwa kuri sheri wanjye nkabura byose. Yebaba ndapfuye we, inzu wubaka nshuti yanjye, inzu wubaka niyo uzabamo,
duturanye ibikorwa ukora se by'abo musengana imirimo ukora se by'inshuti zawe ibikorwa ukora ugamanira abantu nibyo uzabamo nibyo uzabamo amen amen amen. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu Kimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi duhe komande, ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako mu Rwanda kandi twihariye gukora amastike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produits za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produits za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services.